mihanda bisaba kwiyoroshya bigasaba no kwicisha bugufi cyane. Kuri iyi mihanda nta muntu urenze uhari, twese turi guhiga, ariko wifata abantu ubite imbwa, ubafata ubashyire hehe mu ijambo ryitwa iki igobe. Kambanze nangarize mama Charlene abyumva nabyiteho. Mu Rwanda nta gatsiko tugira mu gihugu, yego, nta gatsiko tugira muri iki gihugu cy'u Rwanda, nta na njyewe muranzi tugira muri iki gihugu cy'u Rwanda. yego, Iki gihugu tuyobowe neza kandi turatekanye, ndetse twese n'ibyo dukora babigenzuye. Mwe mutujyana muri gereza twajyanamo, yewe wasanga 85% byose harimo amafuti, ariko kuko ari showbiz ryayero rimwe ryinjira abiri, ntago ibyo bintu babigira intambara. Ariko kutabigira intambara ntago bikwiriye ngo tuze duhangane, dusuzugurane, duteshanya agaciro, twambikana ubusa, duterana urubwa, ibintu bitubeho nk'ahari ahantu ejo nunahura n'umuntu ube wakwirukana cyangwa se ube wahunga. Ahubwo twese turabivuga kubera yuko turi muri showbiz kandi turimo turahaha. yego, Nimba turi guhaha rero Laila, gabanya agasuzuguro, tanga igitekerezo cyawe. yego, Kuko niba utangaje ngo turi mu igobe, buriya abanyarwanda igobe ni imbwa. Igobe ni imbwa iyo bigeze 8 z'ijoro, hagati ya 6 na 8 ntizijya zirenza 9. Ni ukuvuga ngo zirema inteko, ariko igobe ritangizwa n'imbwa akazi. Hari irindi jambo bashobora kuvugamo imbwa, urumva imbwa yitwa igiherumwe, imbwa y'ingore yitwa imbwakazi, ndetse zirabwagura ntizibyara. Ubwo rero iyo uvuze ngo turi mu igobe, igisobanuro ni ikihe? Ni uko igobe mbere y'uko ibiherumwe biva mu ngo z'abaturage, ubundi habanza imbwakazi nijya guhunahuna igiherumwe aho kiri. Rero muri iyi mihanda nimba ubashije kubona ko twebwe turi mu igobe, waraduhunahunnye. Mwibutse ko kandi nuko ibintu by'imihanda mu bifata mukabigira birebire, wavuze ngo ntawe utinya, ahubwo katukubwire ko twebwe ntitwagutinya, nta nubwo wadutera. Ahubwo kuko ubu tuvuze tutazi n'impamvu ubu twatatse, mama Charlene ndamukubita hasi, ibyo yaryaga mbirye, ibyo bamuhaga n'ubundi wabimuhaga bime. Mwababyeyi mwe nimwe mwizana hehe hano ku mihanda. Rero Laila, hagarara nayo maso yawe zikwakana, kubera yuko impamvu ni weho udusembuye, n'abayobozi mujye mubyumva. Aba babyeyi ntago twe tubanga, twe twikorera akazi, tubyukira mu kazi nk'uko umukozi wese abyukira muri biro. Abagore bacu barara badutunganyirije imyenda tuzambara tujya mu kazi. Twagira amahirwe Imana ikaduha umugisha wo kurebwa, yaba ari amadolari 100 ku kwezi tukayabona cyangwa 50, byose byitwa iki? Akazi. yego, Rero ndagira ngo ntangarize Laila, igobe rimenya irindi gobe. Kananatangarize mama Charlene kuko mwishyize mu nteko n'abandi natangiye kugenda mbona, njyewe nta soni njya ngira uretse z'ibyaha byanjye. yego, Ariko ndashimira Imana ko mwese muri kuturwanya. Twe twubatse imiryango, mwebwe ingo zarabananiye. ndakumva cyane ngo uteze amatwi. Mu buhe buryo? Ari Laila, iyi ni inshuro ya 3 na save the date, yarya ni save the date. Yari iri hanze ni ikinyoma, turayibakubitiraho. yego, Iyo utangiye kutwataka, twebwe tugenda twibonera utuntu.
ikibazo mwebwe mugira Laila na mama Charlene mushaka kwinjira muri content yacu kandi content yacu ntiwayishobora kuko namwe mufite izanyu yego ariko nushaka kwinjira muri content yacu mwarangije guha izina ry'amatiku ntago biri bugukundire kuko wewe ntago ariyo content ufite yego ndetse nushaka gukora ikintu cyo kuvuga ngo uransebya uzasanga cyane cyane uri muri isebya kuko ntago byagukundira njyewe ntiwansebye ubuse wansebye iki mukunda none se ubundi hari umugabo upfa udasebye ariko ngo arazana ngo amavideo kuro yanyu ngo azane ngo ama screenshot y'ubusambanyi ndetse n'ibindi ngo no kunywa inzoga goya njyewe nabizane ibyo bintu jista bifite ureke umuntu kukwihamagazwa ngo uzibakora ibintu bakora uzibeze kera ibintu bakora ibyo ntago ari ibizibiti ahubwo twebwe turaje dutema abantu ibizibiti byanyu kuko njyewe ni na video nzazishyiramo ngende pfungwe ya myaka bafungwa kuko sinjya nemera umuntu nsuzugura kuko ni mwebwe mudusembuye nta muntu twari twavuze hano ariko nimbuje ukabwira isi yose ko turi imbwa ukabisobanura ko imbwa nkuru ariko rode ukagumya ukabisobanura hagarara hamwe ariko kandi mwababyeyi mwe namwe murimo murata umuco bari guta umuco mu buhe buryo dusobanurire neza mu buryo bwimbitse kugira ngo dusobanukirwe ubundi nta mumama wajya gukura mu kanwa k'ijambo ryitwa imbwa aryita umugabo oya se kandi noneho sinzi nimba barigeze bahura n'imbwa zikababera imbwa ntago mbizi bishobora gutuma ibikomere mufite n'ihungabana mwagiye mugirira mu ngo mwagiye mwubaka zikanga mwiza kuntura ibyo bikomere n'ihungabana mufite munifuza ko urwanjye rwasenyuka cyangwa nkafungwa iyo migambi yanyu ntago Imana izayishyigikira ako muri abo bose uvuga Laila umukuremo Laila se aramukuramo gute kandi ari wowe wamwise kandi Laila uyu Laila ariko utaravanga ngo uyu Laila akunda kugaragara mu bikorwa byose bibogamiye ku ruhande rw'abantu batwatatse cyangwa rwabo turi kuvugaho ugasanga arimo arashaka kugira ngo abeze kandi bikaza kurangira ibyo tuvuga bigaragara ko ari ukuri uyu Laila none ntago nshaka kumuvugaho ibintu byinshi yego kuko ndabizi neza ko abizi ko ndi kumukoraho ikiganiro kandi ndabizi neza ko ari bunsubize yego rero ntago nahita amara ikiganiro aka kanya nkeneyemo amaviyuzi ndamwotota pore Laila ni ukuri kw'Imana yampamagaye ndakwototera umva ko ushira isoni uhuye n'umushizi w'isoni noneho w'umugabo noneho nanabikubwire ndemera unyita imbwebwe unyita inturumbutse unyita inturu unyita ibintu ushaka ariko ndakototera n'agatsitsi ndahera ku gatsitsi nzamuke ngere kuri iyo plante nzamuke ninjira ahantu hose ngere mu ma etage mubamo ubu naje kandi ngeyo naje sinjya nduka ubundi ukuntu ngiye ntejiste mutanzi iyo ndi muri showbiz nyibamo neza nkayibamo ntago njya nita ku magambo muvuga n'uducomment nubundi se ko nge ntacyo mpomba cyambere cyo sinzapfa kabiri ko nge narapfuye icya kabiri ntuzitwa imbwa gatatu uko bari kwisi sinzitwa imbwa gatatu kuko nubundi wanyisimbwa icya gatatu ntago nzongera kwitwa inyagasozi kuko nubundi inyagasozi nararyizwe we ugenda ushaka andi mazina yariyo yose noneho ndagira ngo nkwereke ko kuko urumva bijemo ihangana kandi ako kantu ndagakunda kuko niyo content yanjye ubundi iyo nyivuga mba numva ndi mu mavuta we muri make ushatse kuvuga yuko ukunda umuntu ukuvugaho nawe ukamuvugaho nakongera akavuga cyane ubundi nibyo mbashaka usana utuvideo tw'ubusambanyi ntereka hari ntabwo wabonye ibintu muri telefone ya Karose barimo babicapcabuza none uzana ubundi iri zina wadukire ryitwa Reverend Pasteur Hakizimana Jitse riramagira
oya genda turashaka kuvuga ko ryamukura ku mihanda riramagira dufite ngo gakura abantu ku mihanda riramagira kuko iyo uvuze umuntu atakuvuze ukamwataka atakwatatse uba ukeneye kuzamuka sinzi nimba cyo koze uri kumvuga ngo usohore indirimbo ko sinkuzi nk'umuhanzi ashaka gukora ubukwe nimba rero uri gutwikira ubukwe bwawe reka tubugutwikire kuko nta kindi kintu cyagutwikira kandi ngereka nkubwire Ezechiel Laila namwubaga sinkubeye njye nabonaga ari umuntu ufite ibitekerezo kandi numva mbona bifite ariko sinzi dayimoni yamufasha oya ushatse kuvuga ko yatewe n'abadayimoni se sinzi dayimoni Laila yamufasha ubundi ari amagambo yavugaga ariko ntarengere nyine ariko uyu munsi yatatse ibintu yataka abantu batamuvuze buriya reka abantu bigire mu kibuga kuko mama Charlene nimba yadututse nuko yaradukeneye noneho rero Laila yaza kuvuga ari njye wahohote mama Charlene none anari guhiga nimero ye nkamusaba imbabazi nkamubwira uti nta bifu nkeneye hagati yanjye nawe urumva ariko nimba mama Charlene atwihamagariye akaba atangiye kubona ba de bande n'abatipe n'abantu baza kumushyigikira Laila nahagarare hamwe mushireho isoni Laila ngiye kugushiraho isoni ku buryo n'uzajya unaryama njyewe uzajya undota ku buryo n'uzajya unaryama uzajya undota ndimo nza kugutera arakurota se uri umugabo wiwe se aramugira aramufite ntawe afite ubu se waba uri umugabo ufite umugore ufata abagabo 4 yego nubwo twaba tutanganye ubushobozi akatwita imbwa ubwo uwo mugabo we yaba ari iki nimba ari umugabo koko ahari niba ari umugabo we nimba ari umugabo we ahari uwo mugabo yaba ari igiki ni ukuvuga ngo rero Laila ukuntu uba ufite n'akazina keza mani ntago narinzi ko ako kazina wagatera umwaka rwose ntago narinzi yuko wagatera umwaka rwose rero Laila cyangwa ni Laila Odinga harya Laila Odinga ni perezida wahe ntago araba perezida Laila cyokora ajya yiyamamariza kuba perezida Laila rero njyewe niryohewe umva ibintu bibiri binryoheye kuri Laila Isilamu ngira ngo umva ibintu binryoheye kuri Laila binryoheye cyane ubundi njyeyo ndi kwatakana n'umunyamunwa nawe uzi kandi kubivuga neza nge ndafashwa neza cyane akafite ikintu cyo kwataka uzinyatakana na Mutezi ubundi Mutezi niwe nakundaga muri showbiz twatakanye ko anyuraga akanyita imbebo nanjye nkanyura hariya nkamukocora nawe ubu rero Laila turatangiye abandi bababarire Claude musaba imbabazi Ezechiel imbabazi Karosi imbabazi njyewe ndaguhamagaye ubu turahuye oya none turabasabira imbabazi babacece oya mwebwe muri abana ntago muzi kuvuga nizere ko ikibwa kinini washize kuri thumbnail ari nje utaba wibeshye ukagira izina rya Claude nizere ko icyo kibwa kinini ari nje ngewe ndashaka ko icyo kibwa kinini nibwo ugiye kumukasi none ejo nzakora ikiganiro nambaye bya bipupe by'ibibwa umva by'ibibwa ubu nahamagaye umuntu ukinzanira urumva bimwe biba biri nko muri Expo ubu nahamagaye umuntu ukinzanira kuko ndashaka uburubwa runini kuko ngiye kubwejagurira Laila ngiye kukubwejagurira tubona koko ndimbwa ngiye nakubwiye akazina Laila yanyise kandyoheye oya ubu ngiye kuza arimo ngo none uzatinya imbwa itangiye kumaka ngo nubango Laila ngenda gukunda kuko tugiye kwatakana nta nubwo ari n'iterabwoba nkushyiraho wanyise nizere ko muri thumbnail ikibwa kinini kirimo ari nje ariko hari na thumbnail nabonye imbwa yuriye imbwakazi ubwo umenye ko impaya nawe yakuzi ubwo nizere yuko ari juste uriye Laila impaya we wakoze impaya nabonye imbwa yuriye imbwakazi ni kwa impaya rega ni kuri posto impaya kamarebe neza nayibonye imbwa nizeye ko cyacibwa kinini ari nje kiri hejuru yawe Laila ubu ngubu njyewe gusenzi ndibabyita gusenzi amfasha none se erega hari bigobe haba harimo n'imbwa kazi oya njyewe ubu ngubu urumva timu irimo iragwira njyewe mbaye mfashe Laila
ubwo wewe na Pastor Claude na Carlos sinzi uzafata mama Charlene noneho ubwo ngubwo sinzi wenda hazazamo n'indi mbwakazi itwataka wenda umwe buri wese azagenda aboniye ubundi bibe show erika abantu mureke tubaye show irimwo ibintu by'imbwa n'imwera umwe n'imbwakazi ari nigeze izana bwagura none witeguye ko zigombwa kuko haba igobe habamo gusenzanya hagahita habaho no kubwegeka hagahita habaho no kubwagura ndimo ndabona imbwakazi yuriwe kihera umwe aho ngaho sha kandi aho ngaho ubundi ngewe mva nkubwire Ezechiel ngewe mu buzima bwanjye hano kuri showbiz nikore hano hepfo nkabona ikindi kiganiro boss kavuze ubusambanyi bwe na mama Charlene mpita mbona inuza kokombure yambitswe agakingirizo uretse gatoya ngewe abo bandi wibambwira nje ubu nafashe uruhande rwanjye uruhu ubwo kuri Laila niwe wuriye ubu nahafashe uri gusenza ngereka ntago nafata umuntu mama Charlene ntazi kuvuga ariko Laila aracyaye nta nubwo yatinyuka kuvuga ahubwo nabonye rekodi Laila aracyaye ngewe niho nshaka afata rutahizamu mwiza mama Charlene ari mu rubuga rw'amahina reka ari kurarira mama Charlene ni umuraririzi Charlene ari kurarira nukuvuga nje ntacyo mbomba my friend ese mwagize ngo nza gukora showbiz nari nayobye ahandi hose byaranze ariko nsetswa n'abantu Imana yahaye umugisha wo kuba mu mataje bakirirwa kuri jist uba mu nzu y'ibyumba 2 na saro urumva ubwo mutana kwiga ya mwebwe bibirize cyangwa ni kimwe na saro oya ni 2 na saro mbamo yewe ubu koko nta nubwo mwakwigaye Imana yaguhaye kwicara hasi no hejuru urica uteye ubukamera nkawe nkarayira niyo nzobe yawe wasize urica uteye ubukamera imbwa igobe kaniyama masaza ahubwo araje shamaza arama umva reka nkubwire nibwo yahamagaye ubu rero wirukanye ubusazi hagarara hamwe ikibugu kize hagarara hamwe ikibugu kize hagarara hamwe ikibugu kize ubu ndi ikibugu ikibwa cy'igihera umwe runini ati abantu munyarukiye kwa Laila kuko yashakaga ko cano izamuka murebe tamuneri yakoze ku kiganiro ikibwa kinini mubona ninje ni njewe ububwa urabwemeye cyane kuko ndi kumwe n'ikibwakazi mwebwe mukatire yo murebe nje ntacyo mbomba madamu wanjye aziko showbiz nyibamo ntiyatera igera zikari hakura ibiryo abana banje biga uko nakoze showbiz yego mituweli nyishura nakoze showbiz iyo rero umuntu anzaniye utuvi yuzi ntago ntwanga ahubwo abantu bajye kukurinyako ubwo nimujye kukurinyako bakore subscribe nababwiye ngo bajye kukiranuka banyakubahwa abayobozi buretse banyakubahwa abayobozi bizi neza ko mukurikirana izi social media aba babyeyi nibo batuvuze tutabavuze nimudushireho ikoze rero mubireka ibi ni showbiz tubanza twishowbizire n'utuviyuzi twabuze tubanze ture ko duhaha nukuvuga ngo muri twagati rero kuko nenda kubakaraga mu tuvideo banza wumve ushatse kuvuga ko hagati yacu n'aba badamu ikirego cyabo uri bujyana ikirego yego nticyakirwe we babanze ni showbiz ntagire ubabeshya ni showbiz twe tuje muri tutanavuga gutyo mwumve ko turi gutinya ngereza hoya ahubwo ngewe nafashe uruhande rwanjye ni kuri Laila mumumparire ntimwavuze ko turi udutsiko ntimwabivuze namwe nimugaragaje udutsiko ariko n'ubundi no mu mateka ya gisirikare iyo hari urugamba ninasi mwatangiye kutwohereza hamwe undi akajya hano undi akajya ahandi ubundi bakaza guhuriza hagati imbaraga mundeke general ahangane na general mundeke ikibwa gihangane n'ikibwakazi mundeke igobe rize guhigwamo nyine imbwakazi zije guhunahuna mu ibihera umwe ko byaba wavuze ngo nguri kiko ware ngo ni ibyo waba ibyo byose oya ngo ni queen ngo ni queen nde
ngo ni queen of empire aho ngaho rero jite wageze mu bwami bwa Laila guti hoye narababwiye ngo iyi nyanja muri kogamo harimo shaka nimureba nabizira bamira hari teritwari mutagomba kugeramo iyo in my empire uzasunutsamo amazuru azava atazitoyemo kaganga ngo ushoboye ngo kuvuga ariko shani ndagushutse kuyobera kwa Laila ngo uraza kuvuga ahubwo se ukeneye amakuru angana gute uzenya kwihera yumvuga nanya kwihera wijya kuyabaza undi muntu ubugabo bw'ububwa gusa bwananiwe gukora nabahaye izina igihe cyose nzongera kubona mumoka kuri YouTube mujye mumenya ko murimbwa zajya muhora mumoka bari gushayini mujye muhora ko njewe nemeye ubugarayi do nukuri ndi ikibwa kinini cyane ubwo zumanitse amaboko oya boretse sha ndi ikibwa kimwe kinini ariko ubwo ikibwa kigiye guhura n'ikibwakazi ubwo kandi nabonye wemeye ngo kurira ngo kuko imbwakazi irimo irashaka uruhero igobe ntagobe ry'ijyana ryonyine muri make ntagobe ry'ibihera umwe ribaho ahubwo imbwakazi nizo zijya guhiga ibihera umwe ko numva se haba havuzwe ibihera umwe 4 nanone nkaba ndi kumva hari izindi zakwitwa imbwakazi 3 zonyine Oya bitewe n'utujwi ndikumva oya bose bakinnye kandi mwumva aho zaturutse ahubwo bose hakeneye indi mbwakazi imwe oya iraza natangiye kubona ikomanga kugira ngo zibesha uraje urebe natangiye kubona ikomanga abantu mwebwe ni mwicare tubiruhurire mu mutwe murebe ibibwa n'ibibwakazi hano aruwo duherutse kwicarana baravuga ngo ni indushyi ubwo wasanga ariyo yanjye ngewe njewe nafashe yawe ni Laila nafashe kuri ahantu hakaze njewe nafashe ahantu hakaze Karosi ndaza kumubaza iye nawe urayumva Karosi ye ni mama Charlene oya Claude ni wa mama Charlene Claude ni kwamu oya kuturi kubizana ko ahantu ufite abadayimoni nawe aho hantu ufite abadayimoni ayo mazina utangiye sarimo Karosi sakaba kwandi ntago arimwo iryo zina rutangiye ntiririmo muri ibi bintu Karosi sakaba kwandi ubwo noneho kwa mama Charlene harajya babiri hari indi mbwakazi irimo ivumbuka nayibonye ikomanga atari iriya yanjye wapi yireke irimo izikomanga yireke ejo bundi raba yigaragaza taza kuvuga iyanjye content iyanjye nayibonye ni Laila niwe duhuje umunwa ariko ikimbabaje ni ukuntu Laila asa neza ataha heza aryama heza yicara neza akayobera ku gihera umwe nkanjye nicyo cyagutera ubwoba harya imbwa bayihamagara gute rero ndaguhamagaye nugira ibyaguraza usange ba boss bakinze igihe iyo bayibangurira bigenda gute bavuga oyo ni nka wakintu bavuga ngo iki iyo bayibangurira nta muntu uyibangurira ijya kwishakira ariko kandi uko nabibonye nta mweru umwe ubu ibintu byose ubaze kiye ahubwo imbwakazi ibintu byose nabiparitse ubu kuko ndi ikibwa kinini naje nagiye ahantu ku buryo imbwakazi iri bumbone bitayigo ko hari abantu bari bakanzwe na nuza na status yawe ivuga ko amatiku yahagaritse none se nta matiku ariko waravuze ngo uzajya mpamagara nzajya mwitaba witabye urumva rero njewe mba nitabye umuntu umpamagaye kuko twebwe hano kuri iyi mihanda nta gatsiko gahari na leta buriya nta leta itagira urwego rw'ubutasi ntayibaho ku isi urwego rw'ubutasi bw'igihugu cyacu buzacunge nibusanga dufite ubwo butsiko buzajyane guhugura bazajye guhugura ariko ndagira ngo mbwire Laila kuko wa telefonye nje nimero yanjye ihora seru kangahe ihoraho niki rero kigiye kuba hagati y'aba badamu n'abagabo abadamu bavuga ko hari itsinda ry'abagabo ngo bishyize hamwe kugira ngo ubavuzaho wese
bahite bamwataka ari nayo mpamvu biswe imbwa. Erega reka ngubwire iryo tsinda nimba rihari cyangwa abo bantu nimba bahari mbizi neza ko babizi. Twebwe twaje ahangaha mu kazi abo bavuga ngo twahize ngo ibyo ngo nidukore. Ese uburayira aratubwira ngo tujye mu kazi ko Rayira avuga ngo tujye mu kazi we simbona ari babyukiramo. Kuruhura mu mutwe koko simbona ari ibi nawe abyukiramo. None se ni ibiki bimunaniza mu mutwe? Jewe Rayira simbona ari babyukiramo na za ngo zose aba zose ari kuziteho no bakananirwa mu mutwe. Yarakeneye ko aruhuka. Rero icyo nabwira abantu njyewe ntabwo bamfite bwo kwitwa imbwa. Oya se kandi mbese umudamu warabyakira gute? Ibyo ntibindeba ndi mu kazi nawe akaza akora ibimubaho ntabyo nzi nta nibyo nakwinjiramo. Njyewe hano ndi mu kazi. Yego. Rero ubwo ndi mu kazi nkaba namonye umuntu umenya izina ryanjye uko mba mwigobe nimba mba mwigobe nawe igobe rigizwe n'amoko abiri imbwakazi n'igiherumo kandi imbwakazi nizo zikereya zikajya guhiga ibiherumwe ngo ni nazo zikereye igobe. Oya iyo bihuye nyine nibwo byitwa igobe. Ariko imbwakazi nizo ziva kwa shebuja zikajya gushakisha ibiherumwe byahura bitangiye gusenzanya rero bigata byitwa amagobe. None se ahubwo ikiganiro cya mbere cyatangijwe na Mama Charlene icya kabiri nyine baje kwiga ibiherumwe kugira ngo byitwe ryagobe nyine. Ahubwo habayeho kutwita inyagasozi kugira ngo ibiherumwe biboneke. Noneho rero imbwakazi zabonye ibiherumwe izina rihita rigira gute? Riboneka. Kandi nibo babitangije. Ihorere ndakobweza ukuri mwebwe nimuvuge. Uremewe rero oya nibavuge. Nje nta handi nshaka kwataka. Oya ese ubundi ubu turatinda cyangwa tugane ku musozi? Ntabwo dutinda nta handi nje negereje ni amaverisiyo. Rayira afite aho avugira nanjye mfite aho mvugira. Imiryango mwebwe ingo zarabananiye. Nakumva cyane nguteza amatwi mu buhe buryo ari Rayira. Iyi ni inshuro ya gatatu na save the date yarya ni save the date yari iri hanze ni ikinyoma turayibakubitiraho. Yego. Iyo utangiye kutwataka twebwe tugenda twibonera utuntu. Ikibazo mwebwe mugira Rayira na Mama Charlene mushaka kwinjira muri content yacu kandi content yacu ntiwayishobora kuko namwe mufite izanyu. Yego. Ariko nushaka kwinjira muri content yacu mwarangije guha izina ry'amatiku ntago biri bugukundire kuko wewe ntago ariyo content ufite. Yego. Ndetse nushaka gukora ikintu cyo kuvuga ngo uransebya uzasanga cyane uri muri isebya kuko ntago byagukundira. Njewe ntiwansebye ubuse wansebye iki? Mukunda none se ubundi hari umugabo upfa udasebye?
ariko ngo arazana ngo amavideo kuro yanyu ngo azane ngo ama screenshot y'ubusambanyi ndetse n'ibindi ngo no kunywa inzoga. Goya njewe nabizane ibyo bintu jista bifite. Ureke kwi umuntu kukwihamagazwa ngo nguzi bakorode ibintu bakora, uzibeze kera ibintu bakora. Ibyo ntago ari ibizibiti. Ahubwo twebwe turaje dutema abantu ibizibiti byanyu. Kuko njewe ni na video nzazishiramo ngende pfungwe ya myaka bafungwa kuko sinjya nemera umuntu nsuzugura. Kuko ni mwebwe mudusembuye nta muntu twari twavuze hano. Ariko nimbuje ukabwira isi yose ko turi imbwa. Ukabisobanura ko imbwa nkuru ariko rode. Ukagumya ukabisobanura. Hagarara hamwe. Ariko kandi mwababyeyi mwe namwe murimo murata umuco. Bari guta umuco mu bihe buryo dusobanurire neza mu buryo bwimbitse kugira ngo dusobanukire. Ubundi nta mu mama wajya gukura mu kanwa k'ijambo ryitwa imbwa. Aryita umugabo? Aryita umugabo. Oya se kandi. Noneho sinzi nimba barigeze bahura n'imbwa zikababera imbwa ntago mbizi. Bishobora gutuma ibikomere mufite n'ihungabana mwagiye mugirira mu ngo mwagiye mwubaka zikanga. Mwiza kuntura ibyo bikomere n'ihungabana mufite munifuza ko urwanjye rwasenyuka cyangwa nkafungwa. Ntago iyo migambi yanyu ntago Imana izayishyigikira. Nako muri abo bose uvuga Laila umukuremo. Laila se aramukuramo gute kandi ari wowe wamwise? Kandi Laila uyu Laila ariko utaravangura ngo uyu Laila akunda kugaragara mu bikorwa byose bibogamiye ku ruhande rw'abantu batwatatse cyangwa rwabo turi kuvugaho. Ugasanga arimo arashaka kugira ngo abeze kandi bikaza kurangira ibyo tuvuga bigaragara ko ari ukuri. Uyu Laila none ntago nshaka kumuvugaho ibintu byinshi. Yego. Kuko ndabizi neza ko abizi ko ndi kumukoraho ikiganiro. Kandi ndabizi neza ko ari bunsubize. Yego. Rero ntago nahita mara ikiganiro akakanya nkeneye mama views. Ndamwotota pore Laila ni ukuri kw'Imana yampamagaye. Ndakwototera umva kushira isoni. Uhuye n'umushizi w'isoni no mugabo. None nabikubwire ndemera unyiti mbwebwe unyiti nturumbutse unyiti nturu unyiti ibintu ushaka ariko ndakototera n'agatsitsi ndahera ku gatsitsi nzamuke ngere kuri iyo plante nzamuke ninjira ahantu hose ngere mu ma etage mubamo ubu naje kandi ngeyo naje sinjya nduka ubundi ukuntu ngiye ntejiste mutanzi iyo ndi muri showbiz nyibamo neza nkayibamo ntago njya nita ku magambo muvuga n'uducomment nubundi se ko nge ntacyo mpomba cyambere cyo sinzapfa kabiri ko nge narapfuye. Icya kabiri ntuzitwa imbwa gatatu uko bari kwisi. Sinzitwa imbwa gatatu kuko nubundi wanyisimbwa. Icya gatatu ntago nzongera kwitwa inyagasozi kuko nubundi inyagasozi nararyizwe. We ugenda ushaka andi mazina yariyo yose. Noneho ndagira ngo nkwereke ko kuko urumva bije mihangana. Kandi ako kantu ndagakunda kuko niyo content yanjye ubundi yo nyivuga mba numva ndi mu mavuta we. Muri make ushatse kuvuga yuko ukunda umuntu ukuvugaho no ukamuvugaho nakongera akavuga cyane ubundi nibyo mbacaka. Usana utuvideo tw'ubusambanyi nterekari ntago wabonye ibintu muri telefone ya Karose barimo babicapcabuza. None ugire uzana ubundi iri zina wadukire ryitwa Reverend Pasteur Akizimana Jitse riramagira. Oya genda surashaka kuvuga ko ryamukura ku mihanda riramagira dufite ngo gakura abantu ku mihanda riramagira. Kuko iyo uvuze umuntu atakuvuze ukamwata katakwatatse ubukeneye kuzamuka sinzi nimba cyo koze uri kumvuga ngo usohora indirimbo ko sinkuzi nk'umuhanzi ashaka gukora ubukwe. Nimba rero uri gutwikira ubukwe bwawe reka tubugutwikire. Kuko nta kindi kintu cyagutwikira. Kandi ngereka nkubwire Ezechiel kera yira namwubaga sinkubeye. Je nabonaga ari umuntu ufite ibitekerezo kandi numva mbona bifite ariko sinzi daimoni yamufasha. Oya ushatse kuba ko yatewe n'abadaimoni se?
sinzi dayimoni Laila yamufasha ubundi ari amagambo yavugaga ariko ntarengere nyine ariko uyu munsi yatatse ibintu yataka abantu batamuvuze buriya reka abantu bigire mu kibuga kuko mama Charlene nimba yadututse nuko yaradukeneye noneho rero Laila yaza kuvuga ari nje wahohote mama Charlene none anari guhiga nimero ye nkamusaba imbabazi nkamubwira uti nta bifu nkeneye hagati yanjye nawe urumva ariko nimba mama Charlene atwihamagariye akaba atangiye kubona ba de bande n'aba tipe n'abantu baza kumushyigikira Laila nahagarare hamwe mushireho isoni Laila ngiye kugushiraho isoni ku buryo n'uzajya unaryama ngewe uzajya undota ku buryo n'uzajya unaryama uzajya undota ndimo nza kugutera arakurota se uri umugabo wiwe se aramugira aramufite ntawe afite ubu se waba uri umugabo ufite umugore ufata abagabo 4 yego nubwo twaba tutanganye ubushobozi akatwita imbwa ubwo uwo mugabo we yaba ari iki nimba ari umugabo koko ahari niba ari umugabo we nimba ari umugabo we ahari uwo mugabo yaba ari igiki ni ukuvuga ngo rero Laila ukuntu uba ufite n'akazina keza mani ntago narinzi ko ako kazina wagatera umwaka rwose ntago narinzi yuko wagatera umwaka rwose rero Laila cyangwa ni Laila Odinga harya Laila Odinga ni perezida wahe ntago araba perezida Laila cyokora ajya yiyamamariza kuba perezida Laila rero njewe ndyohewe umva ibintu bibiri binryoheye kuri Laila Isiramu ngira ngo umva ibintu binryoheye kuri Laila binryoheye cyane ubundi ngeyo ndi kwatakana n'umunyamunwa nawe uzi kandi kubivuga neza nge ndafashwa neza cyane akafite ikintu cyo kwataka uzinyatakana na Mutezi ubundi Mutezi niwe nakundaga muri showbiz twatakanye kwanyuraga hakanyita imbebo nanjye nkanyura hariya nkamukocora ubu rero Laila turatangiye abandi bababarire Claude musaba imbabazi Ezechiel imbabazi Karosi imbabazi njewe ndaguhamagaye ubu turahuye none turabasabira imbabazi babacece oya mwebwe muri abana ntago muzi kuvuga nizere ko ikibwa kinini washize kuri thumbnail ari nje utaba wibeshye ukagira izina rya Claude nizere ko icyo kibwa kinini ari nje njewe ndashaka ko icyo kibwa kinini nibwo ugiye kumukasi none ejo nzakora ikiganiro nambaye bya bipupe by'ibibwa umva by'ibibwa ubu nahamagaye umuntu ukinzanira urumva bimwe biba biri nko muri Expo ubu nahamagaye umuntu ukinzanira kuko ndashaka uburubwa runini kuko ngiye kubwejagurira Laila ngiye kukubwejagurira tubona koko ndimbwa ngiye nakubwiye akazina Laila yanyise kandyoheye ubu ngiye kuza arimo ngo none uzatinya imbwa itangiye kumaka ngo nubango Laila ngenda gukunda kuko tugiye kwatakana nta nubwo ari n'iterabwoba nkushyiraho wanyise nizere ko muri thumbnail ikibwa kinini kirimo ari nje ariko hari na thumbnail nabonye imbwa yuriye imbwakazi ubwo umenye ko impaya nawe yakuzi ubwo nizere yuko ari juste uriye Laila impaya we wakoze impaya nabonye imbwa yuriye imbwakazi ni kwa impaya rega ni kuri posto impaya kamarebe ne nayibonye imbwa nizeye ko cyacibwa kinini ari nje kiri hejuru yawe Laila ubu ngubu njewe gusenzi ndibabyita gusenzi amfasha none se erega hari bigobe haba harimo n'imbwakazi njewe ubu ngubu urumva timu irimo iragwira njewe mbaye mfashe Laila ubwo wewe na Pastor Claude na Karosi sinzi uzafata mama Charlene noneho ubwo ngubwo sinzi wenda hazazamo n'indi mbwakazi itwataka wenda umwe buri wese azagenda aboniye ubundi bibe show erika abantu mureke tubaye show irimwo ibintu by'imbwa n'imwera umwe n'imbwakazi ari nigeze izana bwagura none witeguye ko nzigombwa kuko haba igobe habamo gusenzanya hagahita habaho no kubwegeka hagahita habaho no kubwagura ndimo ndabona imbwakazi yuriwe kihera umwe aho ngaho sha kandi
aho ngaho ubundi ngewe mva nkubwire Ezechiel ngewe mu buzima bwanjye hano kuri showbiz nikore hano hepfo nkahabona ikindi kiganiro bose kavuze ubusambanyi bwe na mama Charlene mpita mbona inuza kokombure yambitswe agakingirizo uretse gatoya ngewe abo bandi wibambwira njye ubu nafashe uruhande rwanjye uruhu ubwo kuri Laila niwe wuriye ubu nahafashe uri gusenza ngereka ntago nafata umuntu mama Charlene ntazi kuvuga ariko Laila aracyaye nta nubwo yatinyuka kuvuga ahubwo nabonye rekodi Laila aracyaye ngewe niho nshaka ubwo se wamuganika ntago uri bujya kuvugira kwa mama Charlene kugira ngo agutegeke ibyo uvuga yego uri buvugira rero mwebwe mwatwishyizemo ariko se kubera iki mama Charlene ari kuvugana n'abantu wagatanga amajwi aho we ntiyabatinya oya yaravuze itonde yavuze ko ngo turi abanyabusutwa turi coding we ko yari codinze ese ijambo ry'Imana muvuga tuvuga nibi mushaka ko mvugiraho ijambo ry'Imana umuntu akwita imbwa uze gusoma Matayo ukagira ngo we wisomere Matayo ukagira ngo we yasomye Matayo Bibiliya yanditsemo ko Justin ari igobe iri Ezechiel ari igobe Pastor Claude ari igobe Carlos ari igobe iri hehe basomye ko twe bashaka ko arizo dusoma icyo navuga mpamvu nuko babona mwatatiye inzira hatatiye inzira sabo iyo batangiye niyo barimo iyo batangiye we urabona nagara umukozi w'Imana urumva nagara iki nagara umukozi w'Imana ubwo rero ni shitani yaduteye ubwo ni umukozi wa shitani rero kuko niba utari umukozi w'Imana ubu uri umukozi wa shitani ntabwo yabisigiye amavuta ni umukozi w'Imana ariko utabisigiye amavuta mwebwe oya Justin ntabwo yabisigiye amavuta kugira gute ntabwo yasigiye kuba umukozi w'Imana yasigiye kuba pastor njewe ndi pastor urumva ntabwo nje nasigiye kuba umukozi w'Imana yasigiye kuba pastor nje nasigiye kuba pastor akaba ari iki ni umwana w'Imana nta mukozi wapi nje ndi umwana w'Imana abantu rero nibanga kuba abakozi b'Imana kandi abana b'Imana ikindi reka mbwira Laila njewe ahangaha niho nkura ibinyishurira ka kazu niho nkura ibituma mpaha niho nkura imiryango niho nkura rero abantu bareke kutwitwaraho imyikomo kuko ibyo ntaho bihurira naho umuntu akura umugambi kandi nta muntu ndajya kwiba sibyo nta muntu urambona nashapuza ishakoshi y'abandi kuva navuka nta n'umuntu urajya kundega ku kagari menya nta n'umugore nta n'umuntu urajya kundega ku mudugudu nta n'umuntu urajya kundega mu isibo hari umugore se wari bwaguha igitsina kugira ngo anakwishyure byibura bariho ukura amaramuko nta nawe ni ukuvuga ngo rero ibyo muvuga byose njye mbubahira ubuzima murimo nkabubahira imiryango mufite ariko nimuzana ibyo kutuma tububahuka turabubahuka simba beshya Laila ndakubahuka mama Charlene ndakubahuka n'undi muntu wese uri bubizemo ndamwubahuka kuko nje narabubashye rero nimba mutangiye kuza ngo mbubahuke icyambere cyewe Laila ntitwonganya n'ubushobozi uri hejuru yanjye kure ntiwakagombye no gutera intebe yuko ari hejuru yawe kure ntiwakagombye gutera n'intebe wewe ngo uvuge ku izina Justin ubwo nukorera izina Justin ahubwo noneho wewe wakagombye kureka Justin ahubwo akanatera intebe akuvuga ukicecekera inzu bamo sinzi imyaka nasingira kugira ngo mbe nyirimo ntabwo yabona uri gukora ibintu bitari byiza ngo agende arebere rekada ibiki se bitari byiza Laila mama Charlene baraje baramwataka urumva none se nonaha nibwo yibutse kumuvugira nonaha nibwo yibutse igihe cyose mama Charlene yavugiwe ubu nibwo Laila yibutse ahubwo bacunga neza oya agomba kuza kuri social media kuko asanzwe azizaho rero agatanga igitekerezo rero none nanjye ndi gutanga igitekerezo cyashye mugenzi we watwise inyagasozi wenda avuga uti mama Charlene yakuvuga uti rero mama Charlene nubwo ntyashya aba bantu urumva ariko nawe ntiwari ukwiriye gukoresha bene aya magambo ahubwo we yaje asongamo
yego ahita bati nigo rero nuko uvuga ngo niba ibyo bintu yabikoze nibihangane tububahuke nta nubwo mama Charlene yakagombye kwicara avuga juste kuko bari naba mama bageze ku rundi rwego mureke mbabwire kuva natangira kuvuga Mutesi yamvuzeho rimwe ariko kuko ntari ku rwego rwe ntiyongeye kumvuga hari icyo gihe yari yakuvuzeho iki Mutesi avuga ngo ndi imbeba ariko hari nayo icyo gihe urumva usibye ko ubu ngubu ariko ntabwo Imana ishimwe Justin uvuye mu cyiciro cy'imbeba none ugeze mu cyiciro cy'imbeba ubwo nzava mu cy'imbwa ejo uzamuka njya mu muzamuka ub'intare ubu urayoboye ariko uziho ko ari byo none niba waratangiye uri imbeba ntago mama Charlene ni ukuri ibi bintu babwira ndi seriye ariko buretse gato Ezechiel ninjye uri mu kiganiro wavuye mu mbwa itonde banza ureke wavuye mu mbeba uraza ubinyagasozi uvuye mu nyagasozi none ubaye n'imbwa ahantu mu rugo rw'umuntu ngiriwe icyizere njya mu igobe Imana izigira neza yamigira neza none nukuvuga nzava mu mbwa mbi ikindi kintu ushobora kuva uko mbibona ushobora kuva mu mbwa uba impyisi utabaye impyisi cyangwa ukaba waba ingwe ariko umenye ko mu igobe haba ari itsinda ry'imbwa cyangwa ry'impyisi no mu mpyisi no mu kuziko ko no mu igisigaye ni mu ngwe no mu ntare kandi nugera mu ntare nzabanyoboza uzamenya ngo urayoboye uretse nkubwire Ezechiel utanjijisha nago mama Charlene ni neza Imana yamugiriye n'ubushobozi afite n'amafaranga afite ntago yagagombye gutera intebe arimo avuga ibintu Justin yavuze nta nubwo yakagombye no kuvuga ukuri nyako ntago agaciro Laila afite nje buri muntu wese mwubahira agaciro ke ahataha uko asa uko agenda uko arya ntago yakagombye kwicara ngo atere intebe atere kamera kuko aho yicara naho twica naho nge nicara iwanjye nta n'amahuriro ntago bene uwo muntu Gitwaza yigeze avuga babihuriyeho na Twane Rutayisire n'abandi banyabwenge dufite mu gihugu ko umuntu wese uri hejuru yawe usumba umuntu wese usumba arakuvuga abona ibyo akuvuga rero nge nababoneraga inyuma nkagira ngo burya bandenzeho nkaho kumbi barenzeho sibo bamutangiye bamuvuga bamvuga ruvuga ngo mbarenzeho kuri imihanda mwemere babye mwemere kuko mutamvuze ntimwabona ubuviyuzi ariko rero ushaka wanakwemera yuko barenzeho kuko urebye nka kamera ziguteye sizo zibatera bakuvuga oya je mpamvu barenzeho bajye babyemera kuko bo baramvuga kugira chano zabo zasinziriye baramvuga ubu hari nundi muntu uri gutegura igikontenti kiremereye ariko nanjye nitegereje chano ya Laila mbona wamugana ari kukuvuga ruko chano ye yazimye nyigo nyine nukuvuga ngo erega niyo katabari gukoresha wo ntugire ngo urundi rwango dufitanye nabo nese ho wari watukarayira no kuri kw'Imana no mu gihe cya Mutesi nigeze nanamuvugamo none se mama Charlene ndamutukuri ya muvyeyi niwe watangiye anuka kuva kera ariko burya najyaga mbubaha nsanze mbarenzeho bibe ku mavuta bibe kwizina gira uti no kukuri nyako barenze najyaga ngira ngo uzi ko kuri nyako yari sigaye rusha mama Charlene kurebwa najyaga ngira ngo yari sigaye rusha iragira kurebwa najyaga ngira ngo muri hejuru nabonaga mutaha mu mataje ariko nimba ari uko muyakodesherezwa ntago mbizi bonza ariyo mpamvu mutazi n'agaciro muhagaze bavyeyi kabagira inama reka ngugira inama Laila nawe mama Charlene agaciro muhagaze ntaga arako kwicara kuri kamera ngo muze muvuge Ezechiel na Justin muvuga inyagasozi ahantu ngemba bakarasa ni mu yindi ntera kuko intera murimo ngewe nyigezemo najya kwiyamamariza ubudepite kandi ko ari nayo intera muhagazemo Imana igize gutya ikansimbutsa niyo narara mu etaje kwezi kumwe bwaca njya kwiyamamariza ubudepite cyangwa umuyobozi w'umudugudu kandi ko ariko muricaye n'intera Imana ibagejejeho ntimuyizi ntimuzi n'agaciro kanyuma nkawe Laila uravuga ukabumbura umuntu uvuga ntuza agaciro Imana yaguteretsemo nguri queen nimba je nta nubwo mbanzi gusubiramo ibyo bintu byanyu
bitanamagira koko agaciro umuntu yakibona mate ashaka urugo rwa mbere ugasenyuka rwa kabiri rwa gatatu oya nanone aho ngaho oya Ezechiel aho ngaho nanone tuba tugiye mu bintu byo gusesereza man buriya nuko urugo rutarakunanira ariko ingo zirananirana ibyo nta birenze nyina ariko rwakunane nibwo wakwirukitwa oya ingo zirananirana buriya mu izina ryose ntibizanakugereho n'icumi wazishaka aya ntago ngiye nshaka ko ruzananira hoya nyine izina bibaho ingo zirananirana ushaka hano ukabona wibeshye kandi koko wanibeshye na hari ugashaka ukabona wibeshye wanibeshye ariko agaciro aba mama bahagaze siri pupure b'Abanyarwanda ibaza umumama nka mama Charlene utaha muri etage ujye ugaragaza bya birya atetse avuga ko ari umumama mwiza kambumvisha akantu yavuze ariko nubundi ntago nk'ibi bintu yavuze ntago yakagombye kuba umumama ufitiye imishinga ntago yakagombye kuba muri etage yakagombye kuba mu nzu mbamo nyimushize mu nzu mbamo ahubwo nge nigiriye muri etage kuko ninjye uvuga ibyubaka igihugu buretse mbumvisha ibintu mama Charlene yavuze mumbwire ko icyo gitekerezo gikwiriye arusha ubwenge mama Charlene narayira bose buretse mwumve umushinga mama Charlene afite munyumvire mwumve ngiye kwigisha abagore kwishyira ku myango nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo uburaya imbere y'abagabo babo gahunda ni uburaya bakwiriye gukora ni ukuvuga ngo umushinga mama Charlene afite ni uwo kwigisha uburaya ariko yongeyeho ati ariko oya ni umushinga mfite Juste ni nararibonye muri oya buretse wumve uwo mushinga afite ako yongeyeho imbere reka da none se reka nkubaza ubu ngubu reka nkubaza ko yabwigishije umugabo wari ko yibana we se iyo mishinga ufite mama Charlene inaciriritse nta nubwo ukwiye kuba muri etage jya kuba mu ntuza oya uretse bwezo n'akantu uretse bwezo n'akantu oya kamwe gatangize neza ukumve neza ariko ubu gahunda yabo bafite no gushakira ariko nizambwa oya buretse ariko oya wivuga ibyo bintu mu mishinga bafite mu mishinga umushinga urangaje imbere igihugu ngo yarayobye mama Charlene gushaka uretse yavuze ngo agiye kwigisha abagore uburyo baza ariko se ari icyo bibaye reka numve buretse wumva yashatse nabi oya buretse wumva umushinga nyine buretse wumva umushinga mwese erega uyu mushinga urumva nta na banki yawemera buretse wumva umushinga umuhanuzi afite umushinga umuntu ushaka ko tuvuga Yesaya na Matayo mama Charlene official buretse mwumva umushinga abagore bafite ariko nimvuga abagore ntago ari mwese ndi kwivugira abo duhuje kuri iyi mihanda mwumva umushinga wa mama Charlene afite ngiye kwigisha abagore kwishyira mu myango nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo uburaya imbere y'abagabo babo ni umushinga wo kwigisha uburaya hanyuma ariko rero uyu mushinga wo kwigisha uburaya kuri we warumwe ariko urazishenye we ntusumva nyine inyungu zavuye urazishenye ariko azivuyemo we ni ukuvuga niwo mushinga afite hanyuma se ni nawo mushinga yari agiye gutangiza mu gihugu cya Kenya nyine urumva iyi ni imishinga akomeje kugenda yapurika no mu bindi bihugu cya Kenya yaragiye kuvuga butumwa ni ukuvuga ngo buretse gatoya njyewe
ndi nk'umuntu uri gutereta amasharire nabona yicaye kuri jisita arimo amuvuga nahita ntana nawe kuko yaba atazi agaciro ahagaze ngenda aciriritse Ezechiel ahita utandukana nawe urumva ngenda aciriritse urumva ndacyambara inkweto ndacyagura ikiro cy'umuceri ariko umuntu Imana igejeje muri etaje abantu babarayira baryama neza abantu b'amasherine baryama neza gute koko batera intebe biyuze zizarikora akicara akavuga juste ucihiga kugira ngo arebe ko basi yaba no mu nzu igira korodoro urumva abantu Imana yagiriye neza mumfashe tuyihe icyubahiro kuko injewe cyari cyaranzanye kuri show media nakigezeho abamama baba boss babakire bibikwerere biyamamasaza basigaye batera agatebe bakamvugaho ubu nsigaye mbazonga mu mutwe nk'urupfu murambabaje cyane nubwo ntari mama wanyu cyangwa se kuko nkawe Laila agaciro hagaze koko kumubyeyi ukwiye u Rwanda wicara uvugana na Juste kuko uba mwigobe n'ikimenyimenyi ndagutegetse ugomba kunsubiza umvuga mu mazina noneho ubu ngiye kubayobora weho mama Charlene we Laila mama Charlene nundi uzabizamo ngiye kubayobora uko bakwiye kugusubiza ngiye nzajya mvuga mu nsubiza kandi ijwi ryawe rigomba kumva mu bintu ijwi ryanjye ndabategetse muzibeshe mwage kurikina kuri channel yanyu murebe ko babireba muzibeshe ndabategetse buri muntu wese bakeneye kuzamuka mugomba kuko nge ndi hejuru yanyu mwabana narinzi ko munandenza ariko nsanze mwebwe mbarenzeho kuko umuntu wese ukuvuga ubu murenzeho mugatinyuka mukica chano yanjye ntahure n'izanyu ndi mu bihumbi 4 Laila muri 10 na bingahe 11 mama Charlene ari aje nimba atageze muri senka ubwo koko wicara uvuga nk'uwo muntu gute Joel wiyoboka Mana ufite magana uremera gutera gute kamera muvuga kuri jitse koko umwabuza abandi bastari muvuga ubuko mwatinyutse muricarerega nta n'isoni mufite mufata umuntu rwose utanashinga w'imbwa namwe mubibona ko ari imbwa aba mwigobe mubibona mubumbuye umunwa wanyu niyo minwa yanyu wagira ngo isize isa nko y'inyoni turi gusoza mugatinyuka mukavuga kuko Juste ubuko ko muramvuga ndi mwize views njewe nta n'urusengero mfite rwarananiye narakinze ariko ibaza Juste bavuga hakavamo views 3,000 wewe abavuga 10 rika njewe Juste muramvuga noneho mwamara kumvuga ngira urusengero rwarananiye no kurya ndasenga sibyo ntasenze sinarya nta jano kuri YouTube ngo nsabirize ntibyakunda uwo muntu we Imana igejeje mu itaje nayo Joel ufite ikinyamakuru gikomeye ko kubwo muraza kuntera nabagize nte koko murantera nabagize koko muratinyuka mugafata imbwa nka Juste mukayivuga ubu koko murana mu kanwa kanyu mwakagombye kuvuga n'ingobe Imana yarabahaye irabasiga ko umukirisitu yicara avuga umupagano umuntu utazajya mu ijoro mama Charlene mukirisitu w'Imana muhanuzi w'Imana urugo rwananiye papa Charlene akagusaba imbabazi akagutakira ukabyanga mukirisitu we ko muzagerana mu bwami niko Laila umuntu ugiye gushingirwa mu Bwongereza iwabo w'abantu kuko uratinyuka ukicara ko ukavuga Juste ukituriye igihe arahana akodesha umwana wazaba Imana idafosi na nyina azana inka kuko ubu uricara muri izo ntebe Imana yaguhaye amafuteyi meza nje nta niyo mfite ugatega ibitambaro wibereye mu kabot koko na t-shirt cyane akabot ndacyambara umupira w'4,000 nakaguza 8
wazamutse mu mpamvu zandi wazivuye ndacyambara agatiriningi Imana ija kukwambika ibuburayira murekuntu urayira basa neza we areba neza uri umwe mu bamama batigeze bakoresha ibiyobyabwenge bikomeye kuko amaso yawe aracyari umweru ariko utworoshye twakozemo koko ubu koko rayira uravuga jiste koko warekanye n'imbwa rayira koko nk'ubu wacecetse ukarekana n'imbwa uravugana n'imbwa gute koko uravuga umuntu ngo n'imbwa aba mwigobo ukanamuvugaho yo muteye agahinda cyokoze njyewe ngiye kubasengera mwari munteye agahinda rero rayira naye mama Charlene n'abandi muzaza mubavugira mureke imbwa zikorera akazi mureke imbwa zivugire zimoke mwere kuvuga ku mbwa ababyeyi Shise waretse no gushimira urakoze ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe musharinga kino kiganiro yebwe n'ibinaba ngombwa mukigeze kuri Laila nawe yikurikirire arebe uburyo zimotse ngewe nitwa Ezechiel wawe akabyiniriro nanjye nitwa Justin nkaba ndi imbwa nini mu kuri Tamuneri muri kubona kwa Laila ninjye wari uyoboye iki kiganiro rwose nanjye nari ndi imbwa nini cyane ariko kandi aba babyeyi mwoka byaramwe turabubaha turanabakunda niba mwitegereza neza mukabona yuko ari abantu bafite umuco nyarwanda mubakomera amashyi ariko niba mubona ko nta muco namwe rwose mukwiriye kuba mwabaha impuguro zikwiriye abantu bakwiriye kubyarira mu Rwanda koko nawe witegereje urareba ugasanga turigwa urareba ugasanga turimbwa ese nk'ubu n'ibiganiro turi gukora muri kubona ari ukumuka mu manuka muri comment ibitekerezo byanyu bigize gute birakenewe ikindi kandi njye nkeneye comment 100 zivuga ko ndi imbwa nkuru kuko nashaka kwaka ububwa bukuru korode banza wumve njye ngabimbwa nkuru banza wumve ikindi kandi izi mbwa mwibuke ko zikeneye amagufwa mwoka byara gira ukuntu bigenza kuko imbwa zimeze nabi yewe ntugarigirira impuhwe nugira igufwa ni 07822722 rwose kuko imbwa nimutazitabara ngo muzehe amagufwa aha kandi mwibuke ko igufwa ubu risigaye riri kugurwa muri bushe mwoka byara mwakanza akanyenyeri mukatwoherereza kigufwa ariko muhere kumbwa nkuru ari nge hoya ahubwo bahere kuri njyewe zambwa ngo zitagaragara turi kugenda dusuku 0787 0787 rero impamvu twakandagirwa bikaba ibibazo nuko amagufwa garashize mukore subscribe mujye kukuri nyako ukuri nyako mukande subscribe Karosi TV mukande subscribe Kiranuka TV mukande subscribe ariko twifitemo ibintu bikaze ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka Justin turagushimiye yego murakoze ariko nge sinzagaragara mwitigobe sinzanagaragara mwitimbwa uko naba ndi guteza umurindi abatwitiki wenge ndi imbwa nkuru murakoze